ngira ngo uwari ufite ikibazo wese kubijyanye n'inzu y'Imaka niba yakurikiye isomo neza arasobanukiwe kandi arabimenye. Ntabwo abayisilamu dini y'Ubusilamu ntabwo ari ipapirano, ni idini yaturutse ku Mana. Niyo mpamvu rero natwe ibyo tuvuga ibifite ikimenyetso muri Qur'ani. Waba utayemera utizeye ibyo turi kuvuga, tukavuga ibiri muri Bibiliya, kandi byose turabihasanga. Kwemera k'umutima rero, kumenya ukuri ntuwemere ukinangira, uzirikane ko abinangira imitima yabo bazahura n'ibyago n'akaga gakomeye imbere y'Imana. Iyo umenya ukuri, umenya ukuri, wamenya ikinyoma ukagihunga ukanakirwanya. Ntabwo rero twizimba mu magambo, reka duhe umusaza ex-pastor Isa aza tubwira uburyo yinjiye Ubusilamu, aduha ubuhamya, atubwire uko yabonaga Ubusilamu, dini ya Isilamu, n'icyatumye aba mu Isilamu. Nkabasaba buri wese rero ko yamutiza umwanya n'amatwi, hanyuma akarushaho kumenya no gusobanukirwa byimbitse. Murakoze cyane. Shehe, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndishimye cyane kubona ndi hano mu Bugesera, ndi hano Imayange. Biraneje kubona ndi imbere y'abayisilamu, ndi imbere y'abakristo, ndi imbere y'abantu ba hano Imayange. Ndashima Imana kubona mpagaze hano. Nge amazina nitwa Kaburame Isa, ubundi nitwaga Petero Karaveri, ariko nari umukristo maramo igihe kinini umukristo. Igihe kiragera nza kuba umupasiteri, maze imyaka irenga 30. Gereza mikoro hejuru cyangwa se tuguhiye. Maze imyaka irenga 30 y'umupasiteri, ariko igihe kigeze nkabana n'abantu b'inshuti b'abayisilamu, ndetse nkabana hafi y'umusigiti, nkaca ku musigiti nkasoma ibyanditswe byera muri Bibiliya. Nagize umugisha wo kwiga Bibiliya imyaka igera kuri 3, ariko ibyo nasomaga, ibyo nabwiraga abandi, ibyo nakoraga, nageze aho nareba nkasanga bihabanye n'ibyo mvuga, n'ibyo nkora, n'ibyo mbwira abandi. Nageze aho nkagira amatsiko nkavuga nti icyama nkazinjira mu musigiti nkareba. Naca ku musigiti nkasanga inkweto ziri hanze, abone inkweto ziri hanze, ibintu bikantangaza, nkibaze ko ucyageza mu musigiti ngo ndebe uko hameze. Ariko Imana ishimwe yarabyumvise kandi irabinkorera. Igihe cyarageze numva ijambo ry'Imana, numva ubutumwa bwiza buboneka muri Qur'ani ntagatifu, nsoma ibyanditswe muri Bibiliya, nsanga bimwe ndagenda mpabanya nabyo byo muri Bibiliya, asanga ntabyo nubahiriza. Bavuga ese koko aho ubu naba ndi mu nzira koko y'ukuri, koko ubu naba ndi mu nzira ijya mu ijuru, naba ndi mu nzira ijya ku Mana? Igihe cyarageze nibaza ese abantu Bibiliya kwitwereka ko abantu abambere basengaga bubamye ijambo ry'Imana. Imana ikabwira Mose ngo nakwetura inkweto, kuko aho ahagaze warahera igihuru cyashyaga n'igikongo cye agiye kureba. Ariko nahagaze imbere y'abantu nkababwira ngo ni inkweto, ngo ngukwetura inkweto, ngo mukwetura inkweto mu mitima. Kandi ibyanditswe muri Bibiliya bigaragaza ko n'ugukwetura inkweto z'ibirenge. Nibaze se iyo nkuru ubwo butumwa nahaga abantu, kuko nageze ngo nisubira musanga ko hari aho najijwe. Ariko ndashima Imana ko ijambo ritubwira ngo iminsi yo kujijwa
kwanjye Imana yarayihanganiye, nanjye Imana yanyihanganiye igeze iki gihe nyiriho. Niyo mpamvu ushima Imana. Kuko nasomaga Bibiliya, nasomye ibyanditswe muri Bibiliya, muri kuva umusomyi dusomere kuva ibice 28 umurongo wa 40 adusomere twumve uko havuga. Mukuva 28 ku murongo wa 40. Reka rwose tusome musaza wacu rwose umuhano nawe yagiye yisomera akamufasha cyane. Ni mu gice cyo kuva igice cyo cya 28. Reka duhere ku murongo wa 40. Haragira hati abana ba Aroni uzababohera amakanzu abanza ku mubiri, uzababohere amakanzu abanza ku mubiri, ubabohere n'imishumi n'ingofero ibyo kubatera icyubahiro n'umurimbo n'ingofero nk'iyo ngiyo n'ikanzu. Nibyo byavuga ngo abari hano murandebe murarebe uko bimeze. Nabaga nambaye amakositimu, nafunze karavati, nambaye ikote, nambaye ipantaro, reka sinakubwira nuko nkajya ahahandi ahera nkajya ahera, reka nakwikiye nabigirije ndapiga za haleluya, reka sinakubwira. Ariko igihe cyarageze angirira neza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abayisilamu murakurikira? Aragira atamahoro y'Imana n'imyishe y'Imana namwe. Abakirisitu muri hano murakurikira? Ubu n'ubuhamya mbaha, ntabwo n'umwigisha ariko n'ubuhamya mbaha. Nasomye ijambo muri Bibiliya hariya muri Matayo igice cyaho cya 6 umurongo wa 9 kugeza kuri 13. Aho hantu haratangaje. Abigishwa ba Yesu bamubaza uko basenga. Yesu arababwira benshi uko mubona tujya abantu bakashirwa bakajya inzira zindi zitandukanye zitari izo twababwira. Yesu arababwira uko basenga. Umushaje nasomye, reka rwose dusome muri Matayo igice cyo cya 6 duhere ku murongo wa 9. Nuko musenge mutya muti, musenge mutya muti, Data wa twese uri mu ijuru. Wari Yesu abwira abigishwa be, aravuga ati data wa twese uri mu ijuru. Data wa twese uri mu ijuru. Ntabwo yavuze ngo muvuge ngo umwami Yesu abari imbere yabo, arababwira ngo muvuge ngo data wa twese uri mu ijuru. Izina ryawe ryubahwe, izina ry'Imana, izina rya Allah ryubahwe. Ubwami bwawe buze Allah, ubwami bwawe n'icyubahiro n'ikuzo byawe Allah bize. Ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Uduhe ubwo baramusaba n'ibyo kurya, ifunguro, ibyo kurya, ubuzima byose bitangwa ni Imana. Allah ubitanga wenyine. Nk'uko uduharira imyenda yacu, nk'uko natwe twahariye abari n'imyenda yacu, nk'uko natwe twahariye abari mu yacu. Ntuduhane mu bitwosha, ntuduhane mu bibi, ntuduhane mu byago, ntuduhane mu byaha, ahubwo dukize umubi, ahubwo uturinde umubi. Kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe. Mwumve icyubahiro cya none n'iteka ryose. Icyubahiro n'ubushobozi byose ari ibyawe iteka ryose. None n'iteka ryose. Amen. Amina. Muvuge ngo amina. 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 Icyubahiro ni cyande. N'icy'Uwiteka. Gusenga ni upande. Gusingizwa ni upande, ni kwa Allah. Icyubahiro ni cya Allah. Icyubahiro ni cya Allah. Bisubiyemo ugusengwa ibintu byose, kugaburirwa, ubutunzi, ubuzima ni byose bigengwa na Allah. Ntabwo Yesu yiza ababwira ngo muvuge ngo umwami Yesu, yababwira ngo nimusenga muvuge gusa ngo data wa twese uri mu ijuru. Data wa twese ni Allah, ni Imana. Turi hamwe, turi kumwe. Imana ishimwe cyane. Ukuva rero ngo nsomera hariya ho gukwetura mu niko bimeze. Reka murebere mu gitabo cyo kuva ibice 3 umurongo wa 4.
nasubire reka tuyego twihuta ubuhamya mbaha ntabwo ndi umwigisha rwose umusaza wacu tumusomere mu kuva igice cya gatatu duhere ku murongo wa 4 Uwiteka abonye yuko Mose atambikishwa no kubireba Uwiteka abonye ko Mose atambikishwa no kureba cya gihugu cy'igikongo Imana imuhamagariye hagati muri icyo gihuru iti aramuhamagara Uwiteka Imana iramuhamagara iri mu gihuru iti Mose nawe arita bati karame Imana iramubwira iti wikwegera hano Imana iramubwira iti wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe kuko uhagaze arahera ngibyo ibyo nabonera ku musigiti nabona inkweto haze nibaza nuko aba bantu bari mu biki aba bantu bakora ni ibiki ariko nasoma Bibiliya nkasanga hari ibyo ntubahirije nkasanga hari ibyo ndetse mbesha abantu bavuga ngo ni inkweto ngo zo mu mitima haba inkweto Bayisilamu bakirisitu Mumitima habamo inkweto anima yanjye n'imbazi yayo batubwire hano habamo inkweto zo mu mitima koko ufite inkweto mu mitima namarisha utete guca turebe azamura ukuboko turebe nawe akoze cyane Imana irahumugisha ntawe ukuvuga rero ngo Imana icyo yamfashijeho ndashima Imana mu bushake bwayo ko nabaye umwisilamu abashima Allah icyubahiro n'ikuto ni ibya Allah ukubaho ugusingizwa ubuzima bwose ni ibya Allah Imana ishimwe cyane amen ubuhamya nabahaga ariko Imana nibishaka nibikunda kuko byose biri mu maboko yayo tuzakomeza ubutaha Imana ibahumurize Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh arakoze ex-pastor ku buhamya mutwaye umwanya muto byari biryoshye twifuzaga ko bikomeza tuzakomeza n'ubundi turacyari ko igihe nikidukundira kandi n'ubundi ngo iyo bigeze ku musozo birushaho kuryoha reka rero nizere ko abantu bafashe ikayi n'ikaramu bakandika bafite ibibazo n'abakeneye kuba abayisilamu buri wese ahawe ikaze reka mpe umuvandimwe